ukoresha telefone? iPhone iramutse ifunze uruganda rwayo na telefone zazo ntizibashe gukora, niyo telefone ndi wakoresha? Hey y'all, come look at this. Nabireka. iPhone ari umuntu zibahereye ubuntu barabana barabacugusa hasi barabacunda nko kuzibacunda ya kintu bashyiramo amata cy'icyatsi akaza bacundagura bajyana gutya bacundagura ngo amata ahinduke ikivuguto. Uriye ugiye kure wasanga imbavu ziba zarasobanye zarikorana. iPhone 15 kayitahana. Nkawe 13 Pro Max urayifite? Njyewe nayihawe n'umugabo. Babonye amashusho y'abakobwa bazamuye za iPhone. Tuvugisha ukuri kwimpamo. Umwana utagira akazi ugisohoka mu ishuri wanaburanaga ko Bruce yatinze miliyoni n'igice ifunze uriya mwana yayikuye ngo aguremo iriya iPhone. Terankunga. iPhone ziri mu kirere ku bana b'imyaka 20-18. Wowe urimo uravuga graduate? No. High school. Bafite iPhone miliyoni n'igice umwana arayifite mu ntoki. Umukobwa utuye iwanyu nta kazagira, yambara imyenda myiza, yisiga amavuta meza, agena modoka nziza. Yabikuye he? Terankunga. Uwo atera inkunga ni ikihe kigega? Nta mwanya wo guseka tukibona abajene rwose usanga 10 bafite iPhone zisa ukagira ngo ni korari. Uzi ko ushaka kwirengagiza iki ugakoresha iki ngiki kikakubyarira iki kikakubyarira iki ngiki. Wari uzi ko se ushaka gukoresha iki kikakubyarira iki nacyo kikakubyarira iki. Iyi video ntabwo nayikoreye abantu bagura phone batavunitse batakoze, kuko hari abana bazibona muri gift. Ni byiza cyane, iyi phone ni nziza, utabona bayikunda, buriya ni nziza, buriya igira akantu k'agafoto keza cyane, buriya igira agafoto k'uruhehemure wamfura, buriya uratwika iyo uyifite. Ni ari ukuntu njya mbona ujya mu kiraro ugaflexinga umupeta kibona kamera 3 uba wabanambitse, utayibona gutya ni sawa cyane. Ariko nanone kubera iki wavunika ukwezi kose kugira ngo ugure iki kintu? Kuki utavunika ukwezi kose ukagura iyi ngiyi ukayireka ikamara umwaka ikaguha iyi ngiyi, noneho ukajya wagura iyi ngiyi kandi noneho niba ukibifite? Si the iPhone papa wayibonye? Ababizi barabizi ubundi. Ngiye ndashaka muri comment umanuka umbwira ngo ni iPhone kangahe, umbwira ngo ni US mode cyangwa si US mode, umbwira ngo ni version kangahe. Ibintu bigize ubundi duce impaka. Wayibonye? Umwaka turarangije cyangwa uraturangije? Ngiye ndashaka ko muri comment mumanuka mumbwira ngo bimeze bit. Aka kantu rero ni gashasha nkuko mubibona. Niba wari ufite inzozi zo gutunga iPhone uyu mwaka nawe no gusige utayibonye kubera yuko umwaka utazaza 17 ni ibindi. Ndagira ngo mbibutse yuko iPhone 16 ubu ngubu iri muri miliyoni 3 n'ayandi mafaranga, bitewe niba waguze US model cyangwa waguze Dubai, sinzi ibindi bitewe naho wayiguriye. Ariko ubundi miliyoni 3 ubundi 16 ufite US model aho ngaho ubundi ubufunze amashusho no kurenga ashaka kujya no munsi. Ntabwo ngomba gupresiza ibiciro kubera yuko ntabwo nzicuruza, gusa wajya ku biciro babiri ku website. miliyoni 3, miliyoni 1, miliyoni 2 z'amanyarwanda zitari z'amarundi, zitari amashiringi yo muri Tanzania, z'amanyarwanda papa, miliyoni 3. Ndagira ngo mva agaciro ka iPhone papa. Wabyumvisha umujene w'Ikigali ugomba kwigondera iPhone, amafaranga bagomba gutanga miliyoni 3, miliyoni 2, miliyoni 1. Aho ngaho nibwo uvuga uti byibuze muri ayo mafaranga ngomba kwihahira iPhone, yaba second hand yaba version imeze neza, ubundi ugasirimuka ifoto nziza ukagira ibiki. By the way, nabonye abajene by'umwihariko batungana, nta mwana udafite iPhone mu mashoka bisi. Ubu ngubu ni gutya, buri wese ameze gutya. Ahubwo njyewe ni narasigaye, wenda amahirwe njya ngira nuko najya njya mu bitaramo mwapfura, ariko abandi bose ni gutya. Urajya muri Gens Comedy ni gutya, urajya muri Bekarena ni gutya, no guflexinga abajene twarasigaye byatari. Iyi video ariko nyikoreye umuntu utaragura iPhone. Iyi video nyikoreye umuntu utaragura iPhone, cyangwa se ufite iPhone 10, iPhone X Plito, wenda iPhone X ufite wenda na 11, ariko iPhone X kumanura
ufite Samsung, iPhone gutyo, ufite Samsung ariko nanone bitarenza bitari mu Ultra, ufite Tecno, abo nibo bantu nkoreye ino video. Nundi muntu wenda ufite amafaranga uri gupanga kuyigura, iyi video agombe kuyireba. Nimba uzi kutaratunga iPhone, icara urebe iyi video. Nimba uzi kuteganya kugura iPhone, icara urebe iyi video. Nimba uzi ko ufite iPhone ariko nanone ukaba wumva ushaka kwa upgradinga, icara urebe iyi video. Twagiye sasa muri comment ariko mubanze mumbwire ngo iyi iPhone mfite ni iPhone kangahe, mumbwire ngo ni US model, mumbwire ngo igeze kurangahe, ubundi twimanukire. Wayimbwira mu madolari, wayimbwira mu manyarwanda, ubundi twimanukire ibintu bigende neza. Wayibonye? Aha ni sawa cyane. Twagiye miliyoni zingahe? 3 papa. Wayibonye? Republic of Rwanda. Aka ni akangombwa k'ingenzi ku mujene utagafite, uba ugomba kwirya ukimara aka kantu kakibikaho. Uba ugomba kurya ukimara aka dokima ukakibikaho. Ukibika irangamuntu, ukibikaho perime, ukibika aka gapapuro ka provisoire. Ubwo ni perime, urumva niba arabonye provisoire ubwo perime ubwo uyifite cyangwa se ukaba kiri kuyishaka. Aka ka passport ukaba ufite laissez passer, ukaya upgrading ikaba passport, cyangwa ubundi laissez passer sina ngombwa, passport preto, kuko passport ikoresha ibihugu byose ariko laissez passer ni East Africa gusa. Passport, perime, irangamuntu. Passport yo barayigura, perime ushobora gukora ntuyibone bitewe n'impamvu runaka cyangwa se ntunakora ikizami, ariko passport barayigura. Ukashaka amafaranga 75,000 cyangwa 100,000 bitewe n'imyaka ugiye kugira, ari imyaka 5 n'imyaka 10, ukagura passport ukayibikako. Nyuma yuko nkubwiye yuko niba utaragura iPhone ugomba kwicara ukareba video, nimba udafite passport nawe icara urebe iyi video. Nje nakubwiye ngo iyi video uzajya ubonaho ibintu bishimishije, cyangwa se izi video ngiye uzanshyira kuri YouTube channel muzajya mubonaho ibintu bishimishije, ariko ntabwo muzajya mubonaho ibintu bisekeje. Uzajya ubonaho ibintu bishimishije ariko ntabwo uzigera ubonaho ibintu bisekeje. If you want to see something which is make you funny, ushaka kureba ibindi bintu bituma wishima useka, genda urebe izindi channel. Ariko niba ushaka kureba ibintu bituma wishima kandi ukaniga kandi nawe ukibaza ubwawe, kora subscribe, hitting notification, ubundi ujye ugenda utera udusonga bugari, wicare wiga umugani wa babahungu banje bo muga sanze baskaitu, wicare wige ufate isomo. Niba utaragura iPhone icara wige, niba ufite iPhone icara wige, niba utaratunga ya passport icara wige, niba ufite passport icara wige. Twagiye rero passport ntabwo ari ibi ngibi biri inyuma. Iki kirangantego ni sawa, ni kirangantego cy'igihugu. Iki nicyo kiba gisobanuye ibintu byinshi, tukaba dufitemo n'ibintu birimo imbere na front page tuyifite, ariko harimo icyo bita aka kantu. Ndagerageza guhidinga my identities kubera yuko ntabwo nzi niba bigize icyaha cyangwa bitagize icyaha, ariko uri kubona ko harimo akaviza. Uri kubibona harimo akantu bita, let me just show you so that you can read. Harimo akantu bita visa papa. Akako noneho, akako karagira ngo noneho biragusaba kufata ikayi n'ikaramu ukagenda wandika samari, akantu ku kandi wandika. Niba ino video wanayumviraga mu muhanda, nyaruka winjire mu nzu wicare, ibintu byose ubihunga ujye mu cyumba, ufata agakaye n'agakaramu wandike, kubera yuko ngiye kukubwira iby'amatwi yawe akeneye kumva. Ushobora kuba warabyumvishe ariko ntubikenere, numenye ko ubikeneye, ngiye kukubwira iby'amatwi yawe akeneye kumva. Niba aka kantu uzi ibyari byo, akako bakita visa. Akako nizere ko wakabonye. Akako gasaba ko wicara ugatuza, ukabanza ugafata ikaye n'ikaramu ukandika. Iyi dokima kugira ngo uyibone, iyi papier irimo imbere. Ubwo naho tugiye gushaka ukuntu tuyihimbira igiciro kandi tukibone. Icyambere biraterwa n'igihugu ushaka kujyamo. Iyi ngiyi nkuko muyibona ni EU, United EU, bisobanuye European Union. Ni ibihugu biri muri byibumbiye hamwe byo mu Burayi. Ni Schengen visa iyi ngiyi. Uri kuyibona kubera yuko iriho zino nyenyeri star 18 nicyo bisobanuye.
ushobora kubona visa ya Canada, ushobora kubona visa ya Amerika, ushobora kubona visa ya Europe, ushobora kubona visa ya Korea. Ibyo ni ibihugu bigiye bikomeye, ushobora kubona visa yabyo, visa bitewe n'iyari. Ushobora kubona visa y'ishuri, ushobora kubona visa y'akazi, ushobora kubona visa yo gusura. It depends on the types of visa that you got. Ariko kubona visa nabyo bifite igiciro. Reka dutekereze ko kubona visa wenda nabyo ari miliyoni 3. Tumaze kubona ko iPhone ari miliyoni 3. Tunabonye ko visa ari miliyoni 3. Muri comment ndagira ngo umbwire ngo ni ikihe kiruta ikindi. 16 iPhone 16 visa yo muri Schengen cyangwa visa yo muri Canada, ikiza ni ikihe kuri wowe? Ni igiki wafata? Ni iki wahitamo? Waniye kunsubiza muri comment ngo none se ngo amahirwe yose ngo gukugoye kubifite byose bimeze bite? Icara wige, icara ufata amasomo, kubera yuko ngiye kukubwira ibintu utigeze wumva. Ubu kandi ntabwo urakanda subscribe, uraho ngaho just uri kumva, fata agakaye n'agakaramu utangire wandike udusamari, unakanda subscribe, ugenda kandi ukanda subscribe nirimo urahitinga red button, ubundi ujye wicara uvuga uti ngiye gukurikirana ibintu by'ubwenge. Twagiye ku kindi kintu mbafitiye uyu munsi. Guess what? Watekereza ngo ni igiki? Watekereza ngo ni igiki? iPhone 16 nayiberetse, visa nayiberetse, ikindi kintu ngiye kukwereka ni igiki? Guess what? Si wabibonye? Si ababizi barabizi. Iyi ngiyi ni makete, ni ubwoko bw'inzu mu buryo bushushanyije. Ndagira ngo kano kantu uri kubona ko ari inzu yubatse mu buryo buno buryo bw'ancient, bw'uburyo bwa kera, muri bino bihugu bideveloped uburyo bajya bubaka, ariko uri kubona ko ari inzu. Iyi ngiyi ndashaka ko ihagararira inzu cyangwa se ikibanza. Nizere yuko warangije kuyibona. Ubu ino type tugezeho ni inzu. Noneho ndashaka kuza kukwereka ko muri no video uburyo ino nzu imwe ivamo ikagenda ikaba iyi ngiyi, ikaba zino nzu zose ubona, ikagenda ikaba ikintu cy'uruhererekane, ikaba ibintu by'inzu nini, ikaba ibintu byinshi. Ubwo ngubwo turaba dufite ibintu bitatu. Turaba dufite iPhone, dufite visa, dufite n'inzu. None ngiye ndashaka kujya muri comment mbere yuko twinjira mu kiganiro neza mu buryo burambuye, nzabakorera part 2 nimuyishaka. Umbwira ngo kuri weho amahitamo yawe na yahe? Amahitamo yawe na yahe? Ariko ino nzu ntuyibare gutyo, kubera yuko inzu iri kubona ko ari etage ifite 4-in-1. Ndashaka ko uyibarira agaciro ka miliyoni 3. Ugiye kumwa ngo nanzo ya miliyoni 3 ibaho. Reka nemeranye nawe ndeke kukuburanya. Turashaka yuko iyi tuyibara miliyoni 3 iPhone, visa tukayibara miliyoni 3, n'inzu tukayibara miliyoni 3, ubundi tukamanuka tugenda dukora icyo bita gutera imetero. Umugani wa mupapa nemera cyane Karege yawo mari pano rwose, ntabwo nabura kumukurikirana ngenda ndeba ukuntu atera imetero, nubwo samutaye umuntu ajya zitera zikagwa mu kw'abantu. Iyi nzu rero ndashaka kwihagarara agaciro ka miliyoni 3 cyangwa se igahagarira ikibanza. Noneho tukibaza ngo the reason why nakoze iyi video ni ukubera iki? Honestly, iye mpamvu ubundi yatumye nkora video imeze gutya. Ngenda ndashaka kwibariza abantu muri comment, by'umwihariko young generation, abantu tungana. Ni iyihe mpamvu buri mujene abashaka gutunga iPhone? Ni iyihe mpamvu ituma buri mujene aba yumva ashaka kwa upgradinga iPhone nshyashya igezweho? Ni iyihe mpamvu umujene aba yumva yafata amafaranga y'inguzanyo akagura iPhone, amafaranga yagujije akagura iPhone? None se ahubwo wari ubizi yuko ushobora kwirengagiza iPhone ugakoresha ibintu bibiri, ibi bikazatuma ugura iPhone noneho ukagura na nyinshi? Wari uzi ko ushobora kwirengagiza iki ugakoresha iki ngiki kikakubyarira iki,
iki kikakubyarira iki ngiki. Wari uzi ko se ushobora gukoresha iki kikakubyarira iki nacyo kikakubyarira iki. Ariko nanone hari uburyo bushoboka ko iki cyakubyarira iki kikakubyarira na kimwe. Kuko njye nakoresheje iki kugira ngo mbone iki ndimo narashaka iki, cyangwa se nanakibonye reka tuvuge ko ndi kugishaka. iPhone ku bantu bayikoresha neza, ushobora kuba ufite platform ukamamaza, kubera yuko ubu ngubu ikintu kimwe nabwira abajene, ikintu papa wawe, papa wanjye, papa wa papa uri ubona, papa uri ubona, papa uri ubona batazi ni internet weho ushobora kumenya. Kubera yuko ntuzajya kurangura amatoni y'imiceri ngo barushe, bararangura imiceri banahunike niba ngombwa iyawe banayifu banagire banuri igiciro cyawo uko bafite myinshi, iyabishire mbere iyawe ihombe byakunda. Ntuzarangura amavuta, ntuzi ukuntu isoko rimeze, isoko barimazemo imyaka 30, ntuzabahirika, uzagenda wige cyo kuza nugira imana ukabavukiramo bazagufasha ntitaye aho uvuka. Ariko nujya kuri internet ugakreatinga post, papa wanjye ashobora kuzaza akayikunda akaguhamagara ati wa muhungu, iyi website ko nabonye uri kuyikora, ko nabonye utuntu ko mfite imiceri wayinshira kuri wabinkora nanjye bikajya kuri urwego ko nabibonye, ko nayo ndi mu rugo ngashaka kugura agakoko, najya kuri Google nkahita nkabona ese ko mfite ifamu y'inkoko, nta kuntu no wankorera nanjye akantu kameze nka website nkazanzigurisha ari nzima. Urumva ko papa wanjye aragukeneye. Ariko ntabwo uzavuga ngo urashaka kujya muri duel na papa ngo ujye kubakisha amazu kandi na papa yubakisha. Ntabwo uzavuga ngo urashaka kujya muri duel na papa ngo ujye gucuruza amamodoka kandi na papa aracuruza. Icyo gihe uzabikora, ariko noneho bizasaba yuko ujya kuri internet, kubera yuko internet nicyo kintu cyaje kiyintegra muri system, kandi papa wawe cyangwa papa uriya bafite umwanya mucyo ko already bafite ahantu bisanze bari gukorera, bakomeza bashyiramo imbaraga. Ariko nanone internet nta mwanya bafite wo kujyaho, ariko ufite umwanya wo kugenda ureba utuntu, uzi gucreatinga amarizi, uzi gucreatinga ama post kuri WhatsApp ukagira views nyinshi, uzi gucreatinga ama shorts ugakora utuntu twiza, uzi kujya muri shoot ugafata ama video meza. iPhone urumva yuko ishobora kubyara ibi ngibi. Ariko se kubera iki bisigaye abari uguflexinga buri yuko twese niba tugiye muri show udafite iPhone bibi kibazo? Kubera yuko nanjye nyiri i Kigali hari abajenti twayaga tugendana, bamwe ntibashobora no kurana n'iyo video barabibona, bajya bambaza kuki udafite iPhone, ukabona ni ikibazo kibabangamiye kubona akoresha iPhone. Kandi umuntu wazanye Android n'umuntu wazanye iPhone, muri twese nta papa urimo. Niba ukoresheje iPhone imeze neza, ubwo uri gukoresha iOS iri hejuru, papa we ntabwo ari bwunguke. Niba uyikoresha ufata amafoto gusa, uri guta umwanya. Nanjye uri gukoresha Android mu gihe uri gukora ibintu byanjye, biri kunyungukira, ntabwo biri kungukira papa wawe. You understand? Like nukuvuga ngo wagakwiye gutunga iPhone atari ukuvuga ngo mugenzi wawe arayifite cyangwa ngo usirimuke, ahubwo ukayitunga kubera yuko igize ikintu igufasha. Abajene ngenda shaka yuko nabonye hari video nabonye irambabaza, muri video 5 zambabaje muri uyu mwaka nayongeye iti closinga. Ndashaka yuko abajene rwose twicara tugatekereza ibintu byose tukazatubyimenyera. Ntugende uvuge ngo kuko 16 yaje ngo nawe urashaka kuyigura. By the way, iyi video nabwiye kiri kureba abantu badatunze iPhone, kubera yuko umuntu ufite 16 afite ubushobozi bwo kwitegera flight, afite ubushobozi bwo kuba yanabona ibi ngibi. Ariko we mujene utarayibona wisazwa n'ibi bintu. Ingiyi ni liability, wisazwa n'iki kintu, kubera yuko icyo uzakibona keretse niba uzi ko uyikeneye mu buryo bwo kwikoresha mu buryo yabyarinda. Ariko nimba uticara utekereze mu buryo iPhone yabyarindi, guys ndakwinginze witekereza kuba wagura iPhone kabisa. Gura boro nzima, ugure phone ku rwego rwawe, wagura X, wagura iki, ariko ugura ikintu atari ukuvuga ngo nagiye muri Bekare ngo nagiye ngo ahandi hantu ngo mbona muri show yose ngo ningiye umuntu ufite ngagafone ngo kamubazi ngo naciriritse. Nizere yuko ubusesenguzi bwanjye ugize icyo ubukuramo nyine. Ko nanone niba unashaka kwigura iPhone, yigure n'ubundi by'isi n'ubusa tuzabisiga. Ubwo ngubwo abanjye mba nabarabuye, ubwo ngubwo nawe wamfura we uguze ukuntu bintu
ubibara nta musaza ugira undi nama, ubundi abasaza baraganirwa nawe turaganira. Aka kantu rero kajyanye na visa guys, abantu bashaka kujya hanze ubu ukwiye gushyiramo imbaraga zose mu kujya hanze, ariko ugashyira imbaraga mu gushaka amakuru kuruta gushyira imbaraga mu gushora amafaranga. Genda byibuka nshaka kujya hanze najyaga ndara amajoro ntasinzira nshaka kugira ngo menye buri video yose, narebye video nyinshi zishoboka, nasuye ama website menshi ashoboka, nanditse ama email menshi ashoboka, nandikiye ama company menshi ashoboka, nagiye mbona ama appointment online menshi kabikora bigafailinga nk'inshuro nk'igihumbi, kugeza rwa rwego uvuga nandikiye email byibuse company 50 ziransuza cyangwa 5, ku buryo ibintu ugenda ukabikunda ukabijyamo ugashaka amakuru. Hahandi wanakora deal umuntu yajya kugufasha yakubeshya ukamenya ko ari kukubeshya. Ariko abenshi muri twebwe ubusanga nako muri mwebwe ubusanga just nimba abonye uri hanze arakwandikira bro wamfashije se ko nari nshaka kujya hanze, ukamubwira ati kujya hanze nibi agahita kubaza, ukumva nyine bari kwensistinga ngo nese ngo birakunda, ngo nese ngo na amafaranga ngahe. Kujya hanze ntabwo babaza ngo na amafaranga ngahe, kujya hanze ahubwo bisaba umuvuno rero ntabwo ari amafaranga, umuvuno ni amakuru. Website zirahari, ufite ubumega bw'ijana, niba ugiye ukareba EP y'umuhanzi yasohotse, niba ugiye ukareba wenda umuntu wenda wakoze dega bakamufunga cyangwa ko byagenze kose, niba ugiye ukareba utuntu tugushimishije, fata n'iminota niba ushaka kujya hanze ubirebe, fata n'iminota niba ushaka gutera imbere ubirebe, fata n'iminota niba gusaba akazi 10 ubirebe, ubisearching ubuti ubundi ko niye destination nshaka kujya, niba nshaka kujya Canada, ese ubundi Canada wandike muri YouTube kujya Canada, ubyandikemo byibuze ubone video 10, urebe video idafite iminota myinshi wenda igushimishije, urebe yarebwe n'abantu benshi, uyiklikinge wumve ibintu ari mari baraguza, niba bitagushimishije ukureho, ugende ku wundi minota 3 ukure, ejo wigende gutyo uzagenda ugenda umenya icyo bisaba. None icyo bizagusaba kizagutuma umenya uburyo witegura, kizatuma umenya ingano y'amafaranga usevinga, kizatuma umenya uburyo ki utanga amafaranga yawe, bikurinde kuba waribwa amafaranga, kubera ko ibi bintu byo kujya hanze birimo scam nyinshi, birimo umuntu nyina gukorera ibintu n'abatabizi, kubera yuko namwe kenshi mubashyiraho pressure dufashe tujya hanze. Sometimes byanasanga yuko n'abatari iyo kipa akaba yavuga ati amafaranga reka nyikenuze, cyane akabikora mu buryo nawe adafite info bitewe nuko wamushyizeho pressure, akabikora nabi ibintu bikaba byazama. Ariko nanone ntabwo nava kuri ingingo ntabahaye deal. Umuntu ushaka kwiga Europe especially Poland, mbafitiye deal. Abanyeshuri bo muri masters by'umwihariko, abanyeshuri nabo bo muri bachelors nabo birakunda, bongeyemo document nshyashya ariko birakunda kuyibona. Ushaka kwiga masters, ushaka kwiga bachelors by'umwihariko ku bantu bafite amanota meza, kubera yuko visa rate biri hejuru, ufite amanota ari meza, buriya uba ufite n'uburyo tubyibuze twashomenga twabati n'ujya muri ambassade ku mukonsulate uzagerageza urebe ukuntu ubikora ibintu bigende neza. Abo bantu rero banyandikira ku kamenyetso ko guteranya 250 078 08 akanyemenyetso ko guteranya 250 78080 abari i Kigali 07808436 ukanyandikira umbwira ngo ndashaka deal nabonye gutya na gutya, ubundi ukanyuza document ufite, ngiye gukora consultation nkakubwira ni izi document zawe ndabona utari qualified, kubera yuko ngewe nta mwanya mfite kuko uzakubwira ibintu ngo mbigukoreye deni nibipfa ungaruke, kuko ndabizi amafaranga y'umujene niba yashatse miliyoni bwe bunga yabonye cya famille yabo guhaye abari igishoro cy'ubuzima. Rero ndabizi ukuntu bivuna, nanjye ngomba kukubwira ibintu nta buryarya burimo, nkakubwira ibintu niba ubyujuje tugende, niba utabyujuje ukabanza ukiyentegera ugashakira hano. N'abashaka work permit ibyangombwa by'akazi nabwo namwe munyandikire kuri 0780843669 ushaka work permit by'umwihariko Poland nabyo ndagufasha. Kandi none niba uri muri Poland ukaba wabasha kubona iyi video ushaka gukora hano, nyandikira kuri iyi nimero ya WhatsApp, by'umwihariko abantu bari muri Warsaw, abantu bari muri Poznan, abantu bari muri Bydgoszcz, abo bantu bafitiye akazi kandi gahemba neza, especially ku
ku banyeshuri nabwo buriya uba umeze neza buriya yuko nugera ni Burayi cyangwa naho uzajya nujya na Canada na Amerika buriya uzashaka amafaranga ariko n'igipapuro cyawe uzakizane wamfura buriya nujya i Burayi cyangwa Canada cyangwa Amerika cyangwa n'ikindi gihugu kiri develope kuruta icyo wavuyemo buriya uzashaka amafaranga ariko n'igipapuro uzakizane wamfura iyo bachelors uzayizane iyo masters uzayizane kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza buri gipapuro hari uburyo gifasha kubera yuko iyo uri ku ishuri ubona umwanya wo gukora research ukabona umwanya wo kwicara ukongera ukiga ukongera ukitekerezaho ni nabwo ufata umwanya wo kugira amayide ugenda developing twagera no ku kintu cyanyuma iyi ngiyi noneho bayita inzu iyo igonderwa n'umugabo igasiba undi kuko nabonye hari n'abageni bajya gukora ubukwe badafite inzu twagiye miliyoni 3 zigura iPhone urabitekereza ute uzifashe izo miliyoni 3 ukajya Bugesera ukagura pariseri ukajya ahantu hirya gutyo ukagura icyangombwa cy'ubutaka ukaba ugifite ugakora ubutaka ukabugura ugiye kumbwira ngo amafaranga wawe yahambye none se uramutse ugiye ukabanza ugashaka amakuru nk'ukwezi kose ukabanza ugashaka amakuru byaba na ngombwa ugatangira kwegereza ba bantu bakora mu mirenge mu butaka ugatangira kugenda ubabaza abakomisiyoneri ukabiyegereza buriya ntushobora kumenya ahantu hari akantu k'akadiru ukakagura k'ubutaka ko kakungukira ugiye kumwanga ngo ntibishoboka ko nabikoze ko nzi n'abandi babikora bajene wamfura ushobora kugura akangombwa k'ubutaka Prito ushobora kugura akabanza k'ubutaka ugakorera mitasiyo cyangwa ukanakagurisha udakoze mitasiyo ukagura kandi bikarangira uguzemo akazu gato ukakarenuvera cyangwa se ukakavugurura ukagatera iyo micanga ukagura akazu katameze neza ukakarihabitinga ukakavugurura ukagatera umucanga ukagashyira ku isoko ukagura kandi ni ukuvuga ngo mu myaka 5 cyangwa mu myaka 2 ka kazu gashobora kuvamo utundi tuzu 2 tukaba 3 ariko nanone ndimo ngira ngo mumbwire iyi phone ko nyifite gutya mu myaka 2 ninyikoresha nyituze nari kwikoresha ibintu bijyanye n'akazi izemaze kuma phone zingahe question mark ariko se nubikora gutyo amafaranga agenda incrementinga mu myaka 3 azaba avuyemo amafaranga ngahe question mark noneho nanone muri cya kibazo cyanjye mukira muri comment kubera ko nashaka ino video itaba ndende nimuyikunda nzazikomeza ariko nimutayikunda nzashaka utundi turimo tw'amaboko nkora kubera icyo abajene bose ubusanga bafite iPhone kandi bari fier ugasanga ngo umuntu udafite iPhone ni ikibazo muri generation nizere yuko iyi video wayikunze niba wayikunze shyira muri comment niba ushaka ko hari ibindi tuzaganiraho butashyira muri comment niba wenda hari tutagenda natwo muri video utubwire kubera ko iyi YouTube channel ndashaka yuko iziga challenging ama mindset njya mbona hanga ko hari ibintu ngiye mbona nkavuga ati ku myaka yanjye wamfura we ibi byo nanjye ntabwo mbyumva pe ku buryo biba ngombwa muzamushyira na comment nkazisoma wenda nanjye nzicara nige ko yariko nanjye sindi nyoza turakiga amakosa ni menshi amasomo ni menshi turakiga ariko nanone ndagira ngo ujye muri comment umbwire uko ni video wayibonye utereke comment umbwire ibibazo nagiye nibaza niba ufite ibisubizo bimbwire niba ari aho twemeranye naho bimbwire niba ari n'umuntu uzi ino video yagira umumaro uyimubwire niba gutyo iyi video igere ku bantu igomba kugeraho kubera yuko nabonye video ziri educated cyangwa zifite ibintu bitari byacitse ntago zijya zigera kure ariko ngenda ndashaka guprovinga wrong none nkazajya nkora video zitarimo gusetsa nta mwanya wo guseka tukibona abajene babwira ngo ngwino ujye kukugurira inzoga ukabona umujene ataye ibyo byose bakamugura inzoga z'ibihumbi 10 cyacu by'ibihumbi 5
nta mwanya wo guseka tukibona abajene rwose usanga icumi bafite iPhone zisa ukagira ngo ni korari, ariko bose nta impamvu nambaye ino jire rero nari ngiye nakababwiye. Ubu ndagira ngo mumbwire ni ukubera icyo umuntu ajya mu kazi akavunika nyine ino jire ni ibijyanye n'uko umuntu aba yavunitse avuye mu kazi. Kubera icyo umuntu ajya mu kazi akavunika noneho amafaranga aguze akabanza akaguramo iyi telefone, ntagure iyi, ntashaka iyi, ntashaka ibindi bintu, ntakora ibindi bintu, akagura iyi fone kandi amafaranga yamuvuna. Iyi video ntabwo nayikoreye abantu bagura fone batavunitse batakoze, kuko hari abana bazibona muri gift. Ni byiza cyane, iyi fone ni nziza, utabona bayikunda, buriya ni nziza, buriya igira akantu k'agafoto keza cyane, buriya igira agafoto k'uruhehemure wamfura, buriya uratwika iyo uyifite. Ni ari ukuntu njya mbona ujya mu kiraro ugaflexinga umupeta akibona kamera 3 uba wabanambitse, utayibona gutya ni sawa cyane. Ariko nanone kubera iki wavunika ukwezi kose kugira ngo ugure iki kintu? Kuki utavunika ukwezi kose ukagura iyi ngiyi ukayereka ikamara umwaka ikaguha iyi ngiyi, noneho ukajya wagura iyi ngiyi kandi noneho niba ukibifite? Nizere ko wakoze subscribe kubera yuko izi video ni ingenzi niba ugize amahirwe ukabona iyi video ni umugisha ugize, kubera yuko urayikeneye wamfura. Niba ugize amahirwe ukayibona, subscribe ufungure notification kugira ngo video zose uzagenda uzibona. Ciao ciao.